Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Tales. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko rimwe na rimwe hari igihe ubuzima bukomera ndetse ukabona yuko isi isa nkaho iri kukurwanya. Uyu mwana w'umukobwa aravuga ati amazina yanjye nitwa Nita. Igihe kimwe nabayeho nishimye, nari mfite ubuzima bwiza. Ariko ibyishimo nari narigeze byaje guterwa n'umwijima. Ibyo byose byatangiye igihe nari mfite imyaka 2. Mama wanjye ntigeze nanamenya, yasize papa wanjye. Icyo gihe rero nakomeje ubuzima ndi kubana na mukuru wanjye. Guhera uwo munsi rero ubuzima bwacu bwatangiye guhinduka. Mukuru wanjye Inaya yari afite imyaka 5 yonyine. Guhera uwo munsi yatangiye kuba mama wanjye ndetse atangira kunyitaho. Nuko hashize igihe gito rero papa wanjye ashaka undi mugore. Uyu mugore wa papa mushyashya yitwaga Lydia. Mbere yabanje kwitwara neza cyane. Lydia yari afite abana 2. Yari afite umwana w'umuhungu witwaga Toby ndetse n'umwana w'umukobwa witwaga Rachel. Uyu mwana w'umuhungu Toby yari umwana mwiza ndetse yari umutima mwiza, yari afite umutima mwiza. Uyu mwana Toby yabanye natwe ndetse yaradukunze adufata nk'abashiki be. Ariko mushiki we Rachel yari atandukanye cyane. Ahangaha Rachel yahoraga konje cyane ndetse ubona yuko atatwishimiye na gato. Byagaragaraga yuko uyu mwana w'umukobwa Rachel yaradufitiye ishyari ryinshi cyane. Uko rero igihe cyagiye kigenda, uyu mwana w'umukobwa atangiye kugenda ahinduka, atangira kutwanga cyane cyane iyo tubonaga turi kumwe. Wa mugore Lydia nawe yatangiye kugenda ahinduka noneho umubyeyi mubi cyane. Nuko guhera icyo gihe rero Lydia atangiye guhinduka, atangira kudufata nabi cyane ndetse atangira kujya dukubita, atangira kutugira abakozi bo mu rugo. Ahangaha ubuzima bwarahindutse, dutangira kuba mu buzima bw'amarira ndetse ubuzima bw'agahinda. Ahangaha twatangiye noneho kujya twumva koko dukumbuye mama wacu, dukumbuye bwa buzima twabagamo tukibana na mama wacu. Nuko umunsi umwe hari ku itariki 14 z'ukwa kabiri, uyu munsi wari umunsi w'abakundana. Uyu munsi ntago uzigera uva mu ntekerezo zanjye. Uyu wari umunsi w'abakundana ndetse umunsi wuzuye, wagombye kuzuramo ibyishimo ndetse n'urukundo. Inayo ndetse nanjye twariteguye ndetse twambara amakanzu meza atukura. Ariko muri iki gitondo ibintu byarahindutse. Nabyutse mu gitondo nzindutse ariko numva umubiri wanjye unaniwe cyane. Icyumba nari ryamyemo cyari kijimye cyane. Nabyutse numva amaguru yanjye ari kundya cyane. Natangiye gutaka cyane, ntangira guhamagara ntabaza. Inayo wari uryamye hafi yanjye yahise ashidukira hejuru arabyuka, atangira kumbaza ati bigenze bite. Ndangije ndamubwira nti nta kintu ndi kubona na kimwe. Ibyo ngibyo namusubije amarira ari gushoka mu maso yanjye. Ndabwira nti ndi kubona ibintu by'umukara gusa. Inayo yatangiye kunyihanganisha arambwira ati ryama humura nta kibazo. Arambwira ati ntago ari umukara, itara riracanye. Nagerageje gukanura cyane ngo ndebe niba hari ikintu nabona, ariko nta kintu nabashaka kubona. Naje ndamubwira nti nayo nukuri ntabwo ndi kubona, ndakurahiye nta kintu na kimwe ndi kubona. Inayo rero yahise abona yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Yahise yirukanka arangije ajya guhamagara papa. Nuko rero papa ndetse na Lydia umugore we baraje ngo mu cyumba. Nuko papa arangije arambwira ati ese Nita uri kumbona? Ndangije nzunguza umutwe ndamubwira nti ntabwo ndi kukubona. Ndamubwira papa ntabwo ngiye ndi kukubona. Ahangaha umwijima wari wanteye. Nabashaka kumva amajwi y'umuryango wanjye ariko ntabwo nabashaka kuwubona. Ariko nabashije kubona yuko umumuri rwari rumurikiye umuryango wacu. Iki gihe ntabwo rwari rugihari, ahubwo hari umwijima. Papa wacu yabashije kugirwa impumyi n'urukundo, yibagirwa yuko hari abana yabyaye yagombaga kwitaho ndetse akamenya ubuzima babayemo. Urugo rwahoze rurimo ibyishimo, rurimo urukundo, rurimo abana bakina bishimye. Ubu ngubu noneho rwari rurimo umwijima, rwarimo amarira. Ahangaha rero nubwo ntabonaga, uyu mugore Lydia ntago yahagaritse kunkoresha, yakomeza kujya nkoresha imirimo itandukanye. Iki gihe byabaye ngombwa kugira ngo nige kubana n'umwijima kugira ngo njye mbasha kubona uko nkora imirimo yabaga yantegetse kugira ngo mbashe kubaho. Toby ntabwo yigeze ahinduka. Toby yakomeje kubana natwe ndetse yakomeje kudukunda. Rimwe na rimwe ndetse yatuzaniraga amata ndetse akatuzanira n'ibisuguti byo kurya tukabisangira, twabona yuko ari musaza wacu. Nuko iminsi rero yakomeje iricuma ariko ubuzima bukomera gukomera cyane. Ahangaha rero natangiye kwiga uburyo nshobora kubaho ntabasha kubona, ndetse natangiye kumenya yuko ngomba gukomera nkamenya aho ndahariho ndetse nkamenya n'icyo ndicyo. Ibi byose iyo byambagaho nibukaga urukundo nabuze ndetse nibukaga
ibyiza nabuze ari byo mama wanjye. Lydia rero yatangiye noneho kudufata nabi bikabije, usibye no kuba yadukoresha imirimo myinshi cyane cyangwa se yatubwira nabi, ahubwo noneho yatangiye kujya twima n'ibyo kurya. Iyo papa yabaga ahari, Lydia yitwaraga nk'umuntu udukunze cyane. Akantu gato yabashaga gukora mu maso ye karamuhumaga ntabashe kwita ku buzima twabaga tubayemo. Ahangaha rero jyewe na mukuru wanjye twahisemo umwanzuro ukomeye cyane, duhitamo kuva muri uru rugo turagenda. Mu by'ukuri n'ababeshyi ntabwo twari tuzi ahantu tugiye, nuko ubuzima bwo kuba hano muri uru rugo bwari butunaniye. Nuko rero ubwo twaragiye dufata inzira tuva aho ngaho tujya mu wundi mujyi. Icyo gihe twafashe umwanzuro wo kuva mu uyu mujyi turacika turagenda, ndetse njyewe na mukuru wanjye. Tugeze mu mujyi twari tugiyemo, umunsi wa mbere twaraye mu muhanda, inzara, umunaniro, agahinda. Nuko ubwo bwacyaga mu gitondo, ubwo twari turyamye ahantu ku ibaraza, hatungutse umubyeyi umwe. Ntago mu by'ukuri uyu mubyeyi ntago twari tumuzi. Umubyeyi yarangije aradufata atujyana iwe. Uyu mubyeyi twageze iwe dusanga nta mwana yari yageze na rimwe. Umubyeyi yaradufashe aduhindura abana be. Uyu mubyeyi rero yaradufashe atujyana mu rugo rwe, aratwakira, turoga, ndetse aduha n'imyenda yo guhindura. N'ababeshye muri uru rugo tucyagera twumvise dufite amahoro. Uyu mubyeyi yatangiye kudukunda cyane, ndetse atangiye kudufata nk'abana be. Uyu mubyeyi yakundaga gusenga cyane. Ubwo rero umugoroba umwe twaricaye, atangira kutubaza se byagenze bite kugira ngo twisange aho yadusanze. Nuko namutekereje tumubwira buri kimwe cyose uko cyagenze. Umubyeyi yagize agahinda cyane, arangije aranyitegereza arambwira ati ntabwo wahumye, ati ndabizi neza yuko utahumye. Arangije ari nimugoroba arampamagara njyewe na mukuru wanjye. Nuko arangije twinjiza mu cyumba yasengeragamo, yakoragamo amasengesho. Aratubwira ati bana nimupfukame twinginga Imana, njyewe icyo nzi cyo nuko utahumye. Icyo gihe rero twarapfukamye dutangira gusenga. Twarasenze hafi amasaha abiri yose. Nuko byagezeho rero ngiye kubona mbona muri cya cyumba hajemo urumuri rwinshi cyane. Sinzi nimba uko nandi kubibona nabo ariko babibonaga. Urumuri ruramurika cyane, kuva nahuma nari ntarabona nari urumuri mu maso yanjye. Nuko ubwo urumuri rwamurikaga nagiye kubona ntangiye kubona buri kimwe cyose. Ndangije ntera mu ijwi riri hejuru, ndavuga nti ndabasha kubona. Nuko umubyeyi arangije ankora mu maso, arangije arambaza ati uri kubona? Ndavuga nti ndi kubona. Umubyeyi yarishimye cyane ashimira Imana. Nuko muri ako kanya ubwo twari turi muri ibyo byishimo, twagiye kumva twumva ijwi tutazi aho riturutse. Rirangije riravuga riti wari umaze igihe kinini usengera urubyaro, none urubyaro ngurwo ndaruguhaye. Abo bana uko ari babiri uzabiteho, nibo bana bawe, nibo bana bagukwiriye. Guhera uwo munsi rero twabaye abana b'uyu mubyeyi. Ubu njye ndi kuvugana namwe ndi kubabwira iyi nkuru, narashatse mfite abana babiri, ndetse na mukuru wanjye nawe yarashatse afite abana batatu. Uyu mubyeyi yaje kuvuga ati njyewe iyi nkuru y'aba bana yanyigishije yuko rimwe na rimwe hari igihe tujya mu bibazo tugapfukama tukinginga Imana, ariko ntago tujya tumenya yuko Imana ntabwo iduha mu buryo twebwe twifuza. Imana ishobora kuguha mu buryo ahubwo yo yifuza kandi ibona bukubereye. Niyo mpamvu ikintu cya mbere ari ukugira neza, ari ugutunganira Imana. Iyi nkuru yanjye rero nyibabwiye kubera iki? Nyibabwiye kugira ngo namwe muyigireho. Rimwe na rimwe ababyeyi bacu hari igihe bafata imyanzuro bashingiye ku byishimo byabo, ndetse bashingiye mu kwikunda, ariko ntibibuke yuko natwe icyo dukenera uko baduporoteja, icyo dukenera uko baturinda. Nawe rero w'umubyeyi nimba uri kunyumva, icyo ntagusaba ntuzigire utererana umwana wawe. Imyanzuro yose wafata ujye wibuka umuryango wawe, ujye wibuka abana bawe. Iyi nkuru ndagusabye kugira ngo uyisangize abandi, igere kuri rubanda nyamwinshi, ndetse nizera yuko
ishobora guhindura intekerezo z'abantu benshi. Wakoze rero kumva iyi nkuru ntoya y'umwana w'umukobwa naguteguriye, nizere ko hari isomo ukuyemo. Nk'uko yamaze kubivuga, ndagusaba kugira ngo uyisharinge ndetse ukandi like kugira ngo igere kuri rubanda nyamwinshi, wenda hari umuntu yahindurira intekerezo cyangwa se ikamukangura. Ndabakunda cyane, ciao ciao.